Mwaramutse bakozi b'Imana, bandu b'Imana, nguko mumenyereye kudukurikira kuri Gitangaza NTV. Uyu munsi twatembereye turi hamwe n'umukozi w'Imana Niyonsenga, twamusuye iwe mu rugo kugira ngo atuganirize icyo Imana yamusize ku mutima, kandi murabizi ko akunda kutubwira ibyo Imana ikora n'ibyo Imana itangaza. Mwumve ko tubasuhuje tubishyize ku mutima. Imana ibarinde bantu dukurikiye tubana kuri Gitangaza NTV. Amahoro y'Imana bane namwe, turakwakira umukozi w'Imana. Murakoze, nitwa Niyonsenga Tofili. Uko bisanzwe nongeye kwishimira kubasuhuza no kubana namwe. Shimye Imana mu mutima yuko n'uyu munsi nongeye kubana namwe. Imana ibamere umugisha. Amen. Kadusenga Imana. Mana nziza, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugiye kwakira ijambo ryawe ritwereka yuko Uwiteka ari wowe ushoboye byose kandi ubana natwe buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Niho mpamvu Uwiteka nkwetse bene data bagiye kwakira ijambo ryawe, ubahereze umugisha kandi ubakomeze babashe kuryakira neza kandi banezerewe, mu izina rya Yesu Nyamwinshi murakoze. Amen. Nshuti bene data munkurikiye, reka mbanze ndirimba igitera cy'indirimbo kimwe, dufatanye hamwe guhimbaza Imana muri iyo ndirimbo. Indirimbo ya 95 muza gushimishira avuga ngo ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. Ndamwegera njyahari dushenenebutse, ndagenda mahinege zindishirijwe pe, nuko amaganya yanjye nyakurwaho nawe, nta wundi utari Yesu wabyihanganira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana turiganireho, hanyuma Imana ibakomeze kandi Imana ibagire neza. Igihe mugitegereje yuko dusome ijambo ry'Imana. Zaburi ya 5 umurongo wa 5 aravuga ngo kuko atari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. 6 akavuga ngo abibone ntibazahagarara mu maso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Umurongo wa 7 ukavuga ngo azarimbura abanyabinyoma, Uwiteka yanga urunuka, umwicanyi n'umuriganya. Nshuti bene data, ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi umukozi w'Imana Dawidi yanditse ahangaha aravuga ngo umurongo wa 5 ngo kuko atari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazahaba iwawe. Dawidi yashakaga kugaragaza yuko iyo umuntu ategereye Imana ngo acire bugufi Imana, yemere kuyoborwa n'Imana, ahubwo akajya mu byiwe akikorera ibye, agakora ibyo amarangamutima yamwereka, agakora ibyo kamere y'icyaha imwereka, batuma bajya kure yayo. Abo ngabo rero bayoborwa na kamere y'umubiri, ariyo kamere y'icyaha Satani yateje mu muntu imutera gutuma akora ibyaha. Ibyo bimutera gutuma atakora ibyiza cyanezeza Imana. Niho mpamvu icyo gihe Dawidi avuze yuko umunyangeso mbi ntago azahagarara mu maso y'Imana, kuko atakoze icyo Imana ishaka cyangwa icyo Imana ishima. Niyo mpamvu nifuje kuganira nawe nkwereka yuko umunyangeso mbi, umwicanyi, umuriganya ntago azahagarara mu maso y'Imana. Ariko haleluya,
uwemereye Imana ikamuyobora akakira Kristo muri we mu buzima bwe bwa buri munsi, akayoborwa n'Imana, Imana ikamugirira neza, akumvira Imana, akamenya kugirwa Imana ikamugira inama biciye mu ijambo ryayo, akaryumvira. Ibyo ngibyo bizatuma ahagarara imbere y'Imana nta kintu na kimwe afite kimurega. Haleluya. Kuko ahangaha umurongo wa 6 akavuga ngo, muhanga muri Zaburi igice cya 5 umurongo wa 6 akavuga ngo, abibone ntibazahagarara mu maso yawe. Ahangaha rero icyo bigaragaza ni ubwibone mvuga bwo mu mutima bwo kutemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Umuntu agashaka gukora ibyiwe byo kamere yiwe irarikiye bimujyana kure y'Imana, agakora ibibi agashayisha, nyamara Imana ishaka yuko uyigarukira ukava mu bibi ukaza mu mucyo. Haleluya. Ukamurikirwa n'umucyo wa Kristo, nawe ukabasha gukora ibinezeza Imana. Nuko nawe ubasha kugaruka ukava mu bya kamere y'umubiri, ibyo kamere irarikira, ibyo kamere irarikira byose. Ibyo ngibyo byose Imana ntibyemera, ahubwo Imana ishaka yuko ukora ibyo umwuka ashaka, ibyo umwuka w'Imana akuyoboramo, ibyo umwuka w'Imana agutegeka. Ibyo ngibyo iyo ubyubahirije ukaba ari byo ukora, nibwo uzahagarara mu maso y'Imana neza, wemye, nta bwoba, kuko uzaba warakoze ibihesha Imana icyubahiro. Ngiye gusoza iki kibwiriza cyangwa ijambo ry'Imana mbabwira yuko mu gihe cyose ukiyoborwa na kamere y'icyaha, ntabwo uzabasha guhagarara mu maso y'Imana, ahubwo uzajya kure y'Imana uba uri kuyihunga. Ariko nukora uyobowe n'umwuka w'Imana, ugakora icyo Imana ishaka, uzahagarara mu maso y'Imana wemye, kuko uzaba warakoze icyiza gihesha Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Nanjye muri uyu mwanya iri jambo maze kurisoma ryubatse umutima wanjye, nanjye nishima gufatanya namwe ndibabwira kugira ngo namwe ribashe kubaka kandi namwe ribubake. Icyo nifuza ni uko mu buzima bwanyu bwa buri munsi ugomba kwemera umwuka w'Imana akabayobora, kuko umwuka w'Imana niwe uzabashoboza gukora ibyo Imana ishaka. Umwuka w'Imana niwe uzabashoboza gushyira mu bikorwa icyo Imana ibasaba. Umwuka w'Imana niwe uzabashoboza gukora ibihesha Imana icyubahiro. Uwemerera Imana ikakuyobora, uzabana nayo kandi nta soni uzagira, ahubwo uzahagarara imbere y'Imana wemye, kuko wayobowe n'Imana ugakora icyo Imana ishaka. Ndagira ngo mbabwire, nsoza babwira ngo icyaha cyangwa ubusobanuro bw'icyaha ni ukwanga kuyoborwa n'ubushake bw'Imana mu mico yawe, mu myumvire no mu myifatire. Ariko iyo wemereye kumvira Imana mu mico yawe no mu myifatire no mu bitekerezo byawe, bituma mu byo ukora byose ukora ibihesha Imana icyubahiro. Rero ndagira ngo nkubwire ngo emerera ubushake bw'Imana aribwo bukuyobora. Emerera ubushake bw'Imana bube muri wowe, bukuyobore ku manywa na nijoro, bukuyobore mu nzira ugenda, bukuyobore mu kazi, bukuyobore, ubushake bw'Imana bukuyobore mu mirimo yawe ya buri munsi, kugira ngo ibyo ukora byose ubikore witonze, uvuga ngo ariko nkwiye gukora icyiza gihesha Imana icyubahiro. Imana ibahe umugisha rero, kandi Imana ibakomeze. Nshuti bene data mwabanye nanjye mukumvira ijambo, Imana ibakomeze kandi barinde, ibagirire neza. Reka dusoze dusaba umugisha, dusaba Imana kugira ngo itwongerere imbaraga, tubashe kuyoborwa n'umwuka w'Imana, kuko ari ibidushoboza. Imana ibagirire neza. Turagushimye Mana nziza, turaguhimbaje, turanezerewe cyane rwose. Ntabwo wadutereranye rwose, wabanye natwe, utwoza umufasha rero Mwuka Wera ugomba kudufasha no kudushoboza kugira ngo tubashe gukora ibihesha izina ryawe icyubahiro. Tutayobowe n'Umwuka Wera nta na kimwe twabasha gukora kizima. Tutayobowe n'Umwuka Wera ntabwo twabasha gukora ibihesha izina ryawe icyubahiro. Yesu ariko tuyobowe n'Umwuka Wera tubasha gushyira mu bikorwa icyiza, tubasha gukora icyiza, kuko tuba tuyobowe n'Umwuka Wera, kuko tuba turi kumwe nawe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Tuyobowe n'Umwuka Wera tubikora neza. Yesu turagushimira.
iyo turi kugenda, iyo turi mu kazi, iyo tuganira n'abantu, iyo tuvuga, iyo dutekereza, iyo tuyobowe n'umwuka wera dutekereza neza, iyo tuyobowe n'umwuka wera dukora neza, iyo tuyobowe n'umwuka wera tubana n'abantu bose amahoro. Ndagushimiye. Yo, haleluya. Fasha abantu bumvishe ubu butumwa, ndagira ngo ndabona basabira kugira ngo nabo bemere ubushake bw'Imana muri bo, bube muri bo bubayobore, bemerere umwuka w'Imana bayobore, mwuka w'Imana bature, mwuka w'Imana bafashe, mwuka w'Imana agendane nabo, mwuka w'Imana babere inkomezi, mwuka w'Imana abashoboze guhamya no guhagarara neza, guhamya Kristo no guhamya iby'Imana nyabyo, kugira ngo babihagararemo. Rero nuko baba bafite mwuka wera ubashoboza, nk'uko wamudusezeranyije. Abantu bose bazahabwa mwuka wera, mwuka wera nabamanukira bazahabwa imbaraga zo guhamya. Haleluya. Natwe muri iki gihe cya none rero, kuko mwuka wera wamutanze, natwe turagusabye mwuka wera tuwemo kandi adukomeze, uduhe guhamya dushize amanga, tuvuge ubutumwa, duhinduke, dukore neza, duheshe izina ryawe icyubahiro, tubishobojwemo na mwuka wera. Reka Imana ibahe umugisha kandi Imana ibashoboze, bakomeze kumva ijambo kandi ribubake. Mu izina rya Yesu nyamwinshi murakoze. Amena, amena.